duye icyambere nababwira ko mbakunda icya kabiri nababwira ngo muririmba neza ariko icyampa mukajya muririmba muri mu mwuka mukaririmba ibintu biri muri mwebwe kandi ibintu mukora kuko agakiza kukaririmba biroroha ariko kugakora birakomera bikantera kugenda ntagiunga usesekaza umucyo imbere y'intambwe zanjye aho nyuze hose nkahasanga ikimenyetso cyawe umugongo iyi si ndetse n'ibyayo ndakataje nganaho umwami wanjye yantumye simpagarara ndamaranira gusohoza uyu murimo gihe kiri bugufi cyane abera tukajya kuruka tukava mu miruho yo mwisi tukaba n'ubuziraherezo yewe Siyoni igihugu cy'abizera ndagukumbuye gakondo yanjye imanda nivuga nzaguruka nigire mu buziraherezo yewe yarirahiye ko nasicwa n'umwuma azafukura iriba mu butayu kandi azacogoza induru z'abanyamwaga anategura imitego imbuza kugerayo wowe nyiri ibiganza bitavanguhanza amaso uramfata ukankomeza umutima nkanesha ibingora ujya unyomora ibikomere ibiri inyuma cyangwa imbere ni wowe nkingi y'umuriro imurikira igicuku kinishe Agnes we kukubera numva mwuka we n'Imana hari uzuko nanjye nari ngiye mu ijuru numvisha ibintu byabinkira igitanga nkanjye narivuze semvuga indimi muri iki kigane Agnes ariko nkunda ukuntu baririmba kandi indirimbo zabo nazo ziranyubaka kubera ko bakoresha amagambo y'ubwenge yego mfango nteye umugongo iyi si ndetse n'ibyayo nukwango bagira amagambo y'ubwenge ndabakunda ikitazi ibihumbi byuzuye inzira yanjye ariko nahawe impambi bikoma mu nkokora sinyisubikishwa urugendo rwanjye no gutsikira kuko yanumye yohereza ingabo zindamira amerekezanya amagambo y'ihumure yes tubaha ikaze mwese mukurikiye Agnes TV show ndetse n'Abayo TV n'Iramiro TV amahoro y'Imana abane namwe muhere ku mpera z'isi zitandukanye nibibanyira mu gitondo gira igitondo cyiza hanyuma uyu munsi twaje rero guhimbaza twaje tuje guhimbaza Imana nkuko mubibona Agnes muramumenyereye no mukobwa uhimbaza Imana ndetse akanayiramya ubu n'ubwa kabiri ajya guca kwiramiro ndetse ahandi hose hasanzwe haca ku Bayo TV kuri Agnes TV show asanzwe haca ariko uyu munsi agiye kuduha show kuri Ramiro Abayo Agnes hanyuma Agnes umeze ute ndashima Imana shari guseka nk'umuntu Imana irimo no kuri kw'Imana urugeze nk'umuntu Imana irimo amen murakoze cyane ndimo ndayiyumvamo Imana nyagasani ufite amavuta y'Imana kweri ndakurahiye aya na amavuta ubishobozwa n'iki shobozwa byose na Kristo imbaraga koko amen kweri hanyuma Agnes uri umukirisitu ndabizi ntago warimba ibintu by'Imana utari umukirisitu oya ntibibaho waba umeze nk'umuntu uri kuruhira ubusa nose Agnes yego uyu munsi ugiye kudutaramira ndumva nagwa akanya kwanzuka dutaramira ubundi nkabanza nkumva namara kumva nanjye mpembutse urajya wumva ndi kuvuga mu ndimi ndi gusimbuka nitara hejuru kubera ko mwuka w'Imana araba yamanutse hanyuma ndagira ngo utangire uhimbaza Imana muri aka kanya tuguhaye ikaze murakoze cyane ndabasuhuje mwese abakurikiye channel kandi byo we nani wagiye kukwakira TV show Abayo TV show Iramiro TV ndabakunda cyane mumfashe mube hafi dutaramira Imana mu izina rya Yesu ariko wivugeho gato turebe twumve ivuga izina ryawe nitwa Agnes Mutuyimana
ndi umukobwa ndashima Imana nkunda Imana nkora umurimo wo kuririmbira Imana ivuga butumwa ikintu cyose Uwiteka yemeye ko nkora ndagikora kandi ngikunze. Agnes uri ku isoko cyangwa uri ku isoko? Ku isoko mu izina rya Yesu. Oh kweri ku isoko ya Kristo. Amen. Agine banzu dusangize ho gato nani nihuta ko kwakira banzu dusuhuze mu gakorasi. Ibisitazi bihumbi byuzuye inzira yanjye ariko nahawe impambi bikoma mu nkokora sinkisubikishwa urugendo rwanjye no gutsikira kuko yanumye yohereza ingabo zindamira amerekezanya amagambo y'ihumure bikantera kugenda nta gihunga usesekaza umucyo imbere y'intambwe zanjye aho nyuze hose nkahasanga ikimenyetso cyawe asinyobe nkagenda nemye ntikandagira sinyobe nkagenda nemye ntikandagira nteye umugongo iyi si ndetse n'ibyayo ndakataje nganaho umwami wanjye yantumye simpagarara ndamaranira gusohoza uyu murimo simpagarara ndamaranira gusohoza uyu murimo simpagarara ndamaranira gusohoza uyu murimo yarirahiye ko nazicwa n'umwuma azafukura iriba mu butayu kandi azacogoza induru z'abanyamwaga anategura imitego imbuza kugerayo wowe nyiri ibiganza bitavanga uhanze amaso uramfata ukankomeza umutima nkanesha ibingora ujya unyomora ibikomere ibiri inyuma cyangwa imbere ni wowe nkingi y'umuriro imurikira igicuku kinishe sinyobe nkagenda nemye nikandagira sinyobe nkagenda nemye nikandagira sinyobe nkagenda nemye nikandagira. Haleluya. Agnes we kukubera numva mwuka we n'Imana hari uzuko nanjye nari ngiye mu ijuru numvisha ibintu byabinkira igitanga ntangira narivuze semvuga indimi muri iki kigane. Agnes karame niki wigira kuri Vestine na Dorcas niki kintu cyo bigiraho? Ntago mbazi cyane nanjye mbazi nkuko mubazi niko mbitekereza ariko nkunda ukuntu baririmba kandi indirimbo zabo nazo ziranyubaka kubera ko bakoresha amagambo y'ubwenge. Yego mfango nteye umugongo iyi si ndetse n'ibyayo nukwango bagira amagambo y'ubwenge ndabakunda. Ikindi sinzi ko hari icyo navuga mbigiraho ntaho baragera nanjye ndi umukobwa mugenzi wabo ahubwo Uwiteka ndamusaba ngo twese adukomereze mu buntu bwe. Amen amen. Hanyuma mbese bishaza kuvuga ngo nawe aracyara umukobwa nabo n'abakobwa muhuye wababwira iki? Duhuye icyambere nababwira ko mbakunda, icya kabiri nababwira ngo muririmba neza ariko icyampa mukajya muririmba muri mu mwuka mukaririmba ibintu biri muri mwebwe kandi ibintu mukora kuko agakiza kukaririmba biroroha ariko kugakora birakomera. Yego Agnes rero tugiye kujya twakanya Mana we nari ngiye mu ijuru Mana nyagasa uzuko mpora ahantu uri kuririmba nazarikanageramo ndapfuye nagenda nkayeriye. Hanyuma rero reka twongere tugwakanye ongero ukisho ongero dusuhuze twumva uko bimeze ubundi mukanya turakurekura umaze kudutaramira ongero ukisho gato turebe twongere ongera rwose.
urakoze cyane kubera ko nkunda kuririmbira Imana ntago njya mbirambirwa gusa nanone kubera ko turi abantu hari igihe ugira inyota cyangwa se ukananirwa gusa ndabashimiye Agnes TV show Abayo TV Iramiro TV muragabura Uwiteka abahe ibyo kugabura kuko ndumva meze neza mu buryo bwombi umwuka n'umubiri ndashima Imana kandi nshimiye namwe mwese mu kidukurikirana Imana ibaha umugisha yego igihe kiri bugufi cyane abera tukajya kuruhuka tukava mu miruho yo mwisi tukaba n'ubuziraherezo igihe kiri bugufi cyane abera tukajya kuruhuka tukava mu miruho yo mwisi tukaba n'ubuziraherezo yewe Siyoni igihugu cy'abizera ndagukumbuye gakondo yanjye Imana nivuga nzaguruka nigire mu buziraherezo yewe Siyoni igihugu cy'abasenga ndagukumbuye gakondo yanjye Imana nivuga nzaguruka nigire mu buziraherezo nubwo iyi si turusha ikatunaniza ariko amaherezo tuzayisiga yemwe bene data abananiwe namwe abahagaze mu bigeragezo mwibwira ko Imana yabibagiwe hoya nyamarira bazi ubwo bimeze bityo ayi nubwo iyi si turusha ikatunaniza cyane ariko amaherezo tuzayisiga iyo umaze kubona ubaye akabarore ubaye igishungero nibwo Uwiteka aboneka kandi yaserutse bose barabibona abantu bakabazanya ngo biriya nibiki nawe ukihagararaho ugafata ijambo ukabasubiza n'igitari ukoze ibi nubwo iyi si turusha ikatunaniza ariko amaherezo tuzayisiga bw'iyi si turusha ikatunaniza ariko amaherezo tuzayisiga nzahagarara ku munara wanje maze ndindire numva icyambwira nzahagarara ku munara wanje maze ndindire numva icyambwira we nzahagarara ku munara wo gusenga no gukiranuka gusa maze ndindire numva icyambwira haleluya nzahagarara ku munara wanje maze ndindire numva icyambwira ndi mu gitare cyanjye cy'agakiza yewe gitare reka nkwishemo Imana ni se w'imfubyi zose niwe mugabo w'abapfakazi Imana ni se w'imfubyi zose niwe mugabo w'abapfakazi ngumbi itarabyara hoya nawe ririmba nshuti nawe ishime dore Yesu araje ngumbi itarabyara wiceceka nawe ririmba nshuti nawe ishime dore Yesu araje ndi mu gitare cyanjye cy'agakiza yewe gitare reka nkwishemo haleluya amen 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 hanyuma Agnes
mana we siko mugane wa undi hari umuntu ugeze yabwiriza undi aravuga ati ndafashijwe yongere nkambaye ngo haye nanjye undi hari undi wigeze yafashwa aravuga oya sambu uri wacu mu cyanda yiguhaye nta yari ihari hanyuma nanjye rero nuko bibaye ntago nayivuga ntayifite nta kundi reka ndindire umuntu uzayiguha sawa urakoze cyane namwe Imana. Hanyuma Agnes turagushimiye kandi tugusabiye umugisha. Amen. Kubwo kuduha kanya ko guhimbaza Imana no kuyiramya. Agnes umuntu amushatse yamubonera he? Murakoze cyane. Kuko ndumva nafashijwe pepe. Iyo mfashijwe ngenda taha. Imana ishimwe cyane kandi ibaho umugisha kubwo gufashwa no kumvira umwuka wera. Agnes umuntu amukeneye yamusanga kuri Agnes TV show, nimero yanjye cyangwa se ugakora subscribe ukanasharinga. Ndi umukozi w'Imana mu buryo butandukanye ariko kandi ndi n'umwana w'Imana kuko nifuza cyane kuzaba mu gitaramo cy'abera. Uri umukozi mu rugo iwanyu? Uri umwana mu rugo. Yego. Kandi umwana mu rugo waba arakora. Hanyuma Agnes uri umuhanzi? Yego, ndi umuhanzi ku giti cyanjye. Ufite indirimbo zingahe? Mfite indirimbo nyinshi cyane gusa ntabwo ndakora indirimbo ngo nyishyire hanze muyibone. Nta audio nta na video. Ziri gutegurwa, zose ziri gutegurwa, ndashaka kuzikora vuba cyane murazibona. Tambutsa nimero yahagize umuntu wagira yerekwa zacisheho ubufasha. Nibyo rega none zibyo byose bitina amafaranga. Ndabifuriza kugira iyerekwa mube maso kugira ngo iyerekwa ntiribacike. Yego gatambutsa nimero. Nimero yanjye ni 079 25 15 77 4. Ongera uzisubiremo. Ni 079 25 15 72 4. Agnes niryo zina ryanjye. Imana ibaho umugisha. Turabashime mwese mwari mukukiye Abayo TV, Agnes TV, Iramiro TV. Utarakora subscribe kaneko kanya kugira ngo uyikore, share, like, comment. Ibitekerezo byanyu tuyadufata igihe tukabicisha mu manya tukakanya tukabicisha mu amazi tukabisoma. Hanyuma mwese kwa turi kumwe tubasabaye umugisha. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Nakagaruka. Ciao. Ciao.